burya agahinda kose ntago ari kamwe. Uduhinda agahinda n'agahinda ariko tugira amabara. Hari ushaka kugira ka shokora, hari uwagira agahinda k'umukara, yego, hari uwagira ka haba nta kumweru. Kabahosha uza agahinda k'umweru, uza agahinda k'umukara, uzi kukukura ku biryo nta n'ibyo wagiraga. Bakakubwira ati twatuvu tubona twagakoroboye nuna tubana ntuzadukoze he munda ageze kutabigira agire no kubakuna kumukara karagatsiye bakumutukuse ntago yajya mu byiciro by'ububara. Nari nshatse kuvuga ko kandi uzamenye yuko imvugo y'umukire ivuna umukene, imvugo y'umukene ivuna umukire. Niyo mpamvu umuntu yajya kuvuga avuga mu rwego rwe. Umuntu azahagarara natangira kuvuga ngo ubwo twagiye ngo tumaze kurira indege ngo indege ngo ikajya icubira gutya ngo ikenda kuzamuka, ngo ubwo se arashaka kutwumvisha ko yagiye mu ndege, ngo mu ndege se ko hari ikirere habamo imikuku. Ariko undi we nayumva ngo mu kirere kuko atahabona dodani ariko yaretse kwirata kubera iki ishimwe ry'umukire rishinzwe kuvuna. Noneho fotora umukene wihagarariye hariya avuga ngo ndashimira Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru ko yanyambitse. Niba ajya kureba bashaka ngo haryo buriya yamwambitse iki. Noneho niba ajya kureba basange igitenge nticyurengeze 10, urukweto ntirurengeje ntarangiza ni menshi. Nigeze nshima Imana ko mba mu nzu ya 80. Ubwo rero navugaga ya 80 kuko mvuye muri niyo match, sibyo? Niyo match hanyuma abantu bakaba niyo match arambwa ngo niyo match ni kibiriti cya kera. Nararize nibwo Imana ni buryo urabizi ko mba mu kibiriti cyari ikibiriti. Ese nimba ari inzu amasafuriya yabaga munsi y'igitanda, icyo gitanda si cyo kimeze gute? Amasafuriya imbabura mva ahantu nabikaga nawe. Bivuga ngo no kurya iyo twaryaga n'abana muri saro habaga igitanda cy'abana nacyo cya kamwe gatoya kanyuma bakakaryamaho bose. Hanyuma twajya kurya tugasasa umukeka, ariko uwo mukeka nawo bigakoresha uko dushe ntiturambye kugira ariko niyo match ni ihene zo kwa Petero munsi ya Karabaye nta muntu utahazi. Iyo mvuze iyi nzu abantu benshi barayizi. Hanyuma iyo urambuye amaguru ntibyari gukunda ko tuhakwirwa, twarayahinaga tukagenda tukabona uko turya. Uri kumva muri cyisa ahubwo nuko uryo busa tukarenzaho umuyaga uko twarya. Uri kubyumva neza. Hanyuma rero ngiye mu ya 80 noneho ngiye mu ya 80. Reka dutangire tubasuhuza tunabaha ikaze kuyoboka Mana TV. Ni kwa kundi butumenyera ko tugera gutya tukazana abantu batandukanye maze tukabasha kuganira nabo. Murabona ko twicaranye n'abakozi b'Imana, nibo tugiye kuganira. Turi muri Baba Hotel nkuko bisanzwe, ni hotel nziza, ni hotel y'ikitegererezo, ibifite amasare meza, ifite amashambre meza, amajarida hano heza wakicara. Bazi no kotsanga ibintu bitandukanye hano, kuharya inkoko, kwigurira, kwiyicurira, ngo ari ibintu byiza cyane. Pastor ntago warubiza ariko wakugurira se byo byaba ugoze kongeraho gukishyurira. Oya nuko kugira ngo ndahamagara abantu bakazaza bazi ngo Jo arishyura. Ubundi rero buriya ntago mu buzima bwawe ntuja kwizana bahamagara ubishyurire. Nagura mu buzima bwawe wari bwabone ishyo ry'imbwa. Ishyo ntabwo riba wari bwabone nibuza nk'imbwa nk'igihumbi ziri ahantu hamwe. ariko inkura zibona. Uzacunga imbwa rero igiye kubwagura, uzi ibibwana bwagura ni hagati nta ibwagura munsi ya 6, ariko ntashyo ryayigira kubera iki nta kiyivaho. Aburuhu abe buri kimwe, ariko inka nubwo tuzirya zikavanwaho impu zikagira gute kandi ikaba zibyara umwe
ariko rirahari. Okay. Ni icy'ingenzi ko abantu bamenya yuko iryo naryo ni irindi banga. Ntushaka uzadutumire ugure ntacyo bizadutwara. Sawa, nzabagurira. Gutanga bihesha umugisha kuruta guhabwa. Niko bimeze. Yes, mwabyumvisha rero twavuga ko turi muri Baobab Hotel. Reka tubanze dusuhuze bano batumirwa bacu. Mwiriwe neza kandi murakomeye. Amakuru mama Charlene. Ndamahoro. Wambaye neza. Urakoze cyane. Wow. Na pastor yambaye neza, mbese mwajyanishije. Niko twajyanishije umutuku n'ubururu. Bifite ukuntu burya bijyana, bifite icyo bisobanuye. Bisobanuye ko mwese muri abakozi b'Imana bagabura ibyayo, mwihesha agaciro. Ariko ahubwo menya ari nge nawe twajyanije, ndabona nawe wambaye rouge. Birimo nyine ibintu nk'ibyo ngibyo. Yes, muratangira mwibwira abantu badukurikiye kugira ngo bamenye ko tugiye kuganira n'abandi. Nitwa Kure Dusenge Jean Dodier, ndi umushumba mukuru wa dehori Israel Church. Bikorera ahangaha i Nyamirambo kurya nyuma. Ariko kugira idini i Nyamirambo n'uruhu kurya nyuma. Ubishobora ute koko? Ngira ngo ntibiba byoroshye. Kuko Nyamirambo nta gasozi gatandukanye n'utundi. Hariya niho ho. Hariya niho. Hari n'ijambo boss mukuru cyangwa umuyobozi mukuru yaje kutubwira, yaratubwiye ngo burya ariko n'umurwayi niwe ukeneye muganga. Umurwayi niwe ukeneye muganga. Abantu benshi tuba dushaka kuhakwepa ngo kurya nyuma ngo n'iki, ariko niho hakenewe. Ntabwo nyine ari abazima bakeneye muganga, ahubwo muganga akenewe n'abarwayi. Niyo mpamvu turitungaho kandi ntacyo bitwaye ubutumwa bwiza buramamara. Umuntu wese Imana ijya guhamagara umuntu ireba yita ku bintu bitatu: igihe, ahantu n'abantu. Igihe, ahantu n'abantu. Iyo ariyo yaguhamagaye ntiyakora ikosa itabyitayeho. Ubu ngubu igihe iguhamagariyemo, abantu benshi igihe yahamagayemo Mose cyari gitandukanye n'igihe cya Yosuwa, gitandukana n'igihe cya ba Pawulo, genda gitandukana. Twese hari utazi Daniel no gukomera kwe, ariko Daniel Imana yamweretse igihe cyacu cya nyuma cy'iminsi y'imperuka. Yikubita hasi ararabirana kugira ngo abashe kubyuka atere urutambwe agende. Yaramubwiye ngo Daniel, uhumure, ntago ari iby'igihe cyawe, igihe kizaza. Uhumure, iyo situation ntuzayibamo. Nubwo tumwubaha, nubwo tugire gute, yamenye yuko igihe cyacu we yarakirebye kiramuhahamura no kubyuka biranga. Kino turimo na Pawulo agikubisa amazi aravuga ngo mumenye ko mu minsi y'imperuka hazabaho ibihe birushya birushya abagenzi. Naho twari amabuye none abantu bakirebye bakagwa igihumure, natwe none tugisohoyemo. Mani dufashe. Ahubwo ikidukomerezemo, ubwo icyatumye bikubita hasi bakagwa igihumure, so we ntukibona cyane. Ntubona icyatumye bagwa igihumure. Abantu iminsi irahinyuje abantu, irihinyuje abagenzi. Muri uyu murimo turimo hari ababitangiye, hari abo twahoze tuvugira ku musozi umwe ubu utashaka nkubone. Ni iminsi iruhije, ni iminsi iruhije ngo n'ukomeye yirinda atagwa. Muri ibyo bintu bitatu wari ugerageje kudusobanurira igihe, wavuze ko iyi ngo yita ku gihe, n'ahantu, ikita ku hantu, ikita n'abantu. N'ubu ngubu reka nkubwire, nk'ubu Imana iguhamagaye ikaguhamagarira tuvuge ngo jya kuvuga ubutumwa mu bihugu by'Abarabu, ntabwo yaguhamagara ngo ujyane Bibiliya. Izasaba kuba ufite Korani mu mutwe wawe, uzi icyo ukoresha surati. Niba ari ugukoresha surati Mariyamu, uyikoresha uvugamo Bibiliya. Nugera kuri surati ya 5 burivuga igaburo ryera, nubwo batayabaho. Bizasaba ngo ivuge ngo mbese ubwo nanjye ibyo ndi kukubwira nyabifitanye isano na miriye nkoreramo. Imana ijya kuguhamagara ireba abantu n'ahantu bari, noneho yarangiza ikita ku hantu n'igihe bari. Buri uzi yuko icyatumye Mose agomba gupfa, Yosuwa niwe wari uzi Kanani, niwe wari warahatase. Mose ntaho yarazi. Umuyobozi rero nk'ubu ngubu nkutibikanye nka kwirukankana, nkamanuka hatwirukanka hasi hejuru, umwe akata undi akata ahangaha, tugacaho twirukanka. Uzi igitangaje, ubu birukankanye jo aha muri Baobab
kugira umufate niyo waba umurusha kwiruka ntiwamufata impamvu utamufata azi karitsiye arayizi rero ni icy'ingenzi yuko Imana igiye kuguhamagara umenya ahantu tuvuge umuntu niba aturutse tuvuge mu cyaro uzacunge yaturutse mu cyaro ingero ze n'icyatamurima noneho nawe turuka mu mujyi ujya uvuga ngo ubukode bw'amazu ntabwo bakodesha ni inzu wabamo si ubukode ingero zawe rero zizakugora iyo Imana igiye kuguhamagara ibigira icyo bipfana no kumenya ahantu niyo igiye kuguhindurira amateka ngo ikujyane ahantu bigusaba kumenya aho hantu kandi na buri hantu hagira umuzimu waho nicyo nabivuga iyo utaramenya n'isi y'umubiri yaho nimeze ute mu mwuka waho buri hantu hagira umuzimu waho ndakoze hari ibintu usobanuye biri byo umuntu wamugani nk'iyo yigisha atanga ingero bitewe n'uwahe urumva atuye urumva bene izo ngero ni bene hari izo umuntu ashobora kuba ari kuvuga kandi uzamenye yuko imvugo y'umukire ivuna umukene imvugo y'umukene ivuna umukire niyo mpamvu umuntu yajya kuvuga avuga mu rwego rwe umuntu azahagarara natangira kuvuga ngo ubwo twagiye ngo tumaze kurira indege ngo indege ngo ikajya icubira gutya ngo ikenda kuzamuka ngo ubwo se arashaka kutwumvisha ko yagiye mu ndege ngo mu ndege se ko hari ikirere habamo imikuku ariko abankurikiye bayigiyemo barabizi bazi yuko ariko undi we nayumva ngo mu kirere kuko atahabona dodani ariko yaretse kwirata kubera iki ishimwe ry'umukire rishinzwe kuvuna noneho fotora umukene wihagarariye hariya avuga ngo ndashimira Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru ko yanyambitse niba ajya kureba bashaka ngo harya buriya yamwambitse iki noneho niba ajya kureba basange igitenge nticyurengeje 10 urukweto ntirurengeje ntarangiza ni menshi harya hari n'ibiri munsi n'ibiri munsi ariko akaba ari gushima Imana ko yamwambitse ngo yamwambitse none najya gushima Imana ngo ndashima Imana ko yangaburiye ngo yampaye umuceri iryo shimwe hari igihe nkatwe b'abapasitazi hari igihe bavuga nka bariya bayabahaye umwanya kereka afite ishimwe rihuye nawe kuba yaraye ariye n'ishimwe noneho rero n'umuntu navuga ngo ndashima Imana ko yanyishyuriye inzu none aze kumenya ngo ese inzu yayishyura ngahe hari igihe azasanga ari ibihumbi 10 ugati nka buriya yavugaga ibi kandi ariko ishimwe ni iry'umuntu niyo mpamvu umuntu najya no gushima Imana ntuzajya uba ufite gahunda yo kudukonvenga uvuga ngo niyo nshimira yangiriye neza ubu umuntu ashobora kundeba bari abantu bakavuga ngo wa mupasiteri unanutse ariko njye nakiyibuka hahise ugasanga warabyibuka nkabona njye ndarenze ndabyibushye nkumva biratangaje rero ni icy'ingenzi yuko ishimwe ry'umuntu rikwiye kuba ari iry'umuntu akamenya ko icyo yashimaga yabwiraga Imana yihamiriza abantu kikora ntushake kutwemeza gusa iyi introduction iragaragaza ikiganiro tugiye gukora ko ari cyiza ubuvuzi byo kubyibuha no kunanuka mana we nibuka nyamuntu hano ukuntu yanganaga gatoya uzikare igihe ikindi nashaka kuvuga Charlene ntarivuga wampiriye reka nivuge nkomerezeho nitwa Mukeshimana Emerita nzwi ku izina rya mama Charlene ikindi Jado yaravuze abantu hari igihe baba bakumvisha ibyo ugomba kuvuga ariko aho umuntu yanyuze si nkaho undi yanyuze niko bimeze sibyo nimba umuntu yaranyuze iburyo ukanyura ibumoso wishaka ko muvuga amakuru amwe kabisa wowe uri bumbwire ngo mama ngo akoresha izi mvugo akoresha izi ngero nkoresha ingero bijyanye naho naciye nawe ukoresha ingero bijyanye naho wanyuze kandi aho nanyuze naho waciye byose bifitiye abantu umumaro kuko badukurikirana n'abantu bagiye bageze gute batandukanye ibi bintu rero bikunda no kuvuna abantu ugasanga umuntu abangamiwe n'ibyo abantu bavuze harimo abo byanejeje kuko burya mu bintu Imana njya mbona igenda ikora igenda inyuza ahantu umuntu
ikamunyuza he? Hari umuhanzi wajya kuririmba indirimbo bakavuga ngo acyuriye abantu, ntabwo ari inyura ahubwo ni rwo rugamba yanyuzemo, kandi ibyo umuntu anyuramo nibyo asobanura. Hanyuma ugasanga baranakubwiye ngo ahubwo ujye wigana runaka ngo uburyo abigenza. Mwigana gute? Se nararanye nawe? Sinararanye nawe. N'intebe nicayeho yo kwiga sitwigeze twicarana, nibura n'umwarimu watwigishije ntabwo ari umwe. Ndamwigana gute se? Ndazi ukwanjye n'undi azi ukwe, ariko ibintu byose biruzuzanya usibye amatiko aba mu mutwe. Ubundi ibintu byose bigomba kuzuzanya. Umuntu yavuga ati koko nk'ibi yavugaga, nigeze nshima Imana ko mba mu nzu ya 80. Ubwo rero navugaga ya 80 kuko mvuye muri niyo match, sibyo? Niyo match. Hanyuma abantu bakajya niyo match yitwa niyo match mbabwira. Imana yantumyeho umuhanuzi w'Ibutare, iramubwira tugende uyoboze kwa mama Charlene, ugende umbwirire mama Charlene ngo nkwimuye muri niyo match ngo tuje ahagutse. Kuko niyo match ntari nyizi, ndamubwira niyo match ni igiki. Arambwira ngo niyo match ni kibiriti cya kera. Nararize. Nibwo Imana ni buryo urabizi ko mba mu kibiriti. Cyari ikibiriti. Nese nimba ari inzu, amasafuriya yabaga munsi y'igitanda, icyo gitanda si cyo kimeze gute? Amasafuriya imbabura mva ahantu nabikaga nawe. Bivuga ngo nukurya iyo twaryaga n'abana. Muri saro habaga igitanda cy'abana nacyo cya kamwe gatoya kanyuma bakakaryamaho bose. Hanyuma twajya kurya tugasasa umukeka, ariko uwo mukeka nawo bigakoresha uko dushe ntiturambye kugira ariko niyo match ni ihene zo kwa Petero munsi y'akarabaye, nta muntu utahazi. Iyo mvuze iyi nzu abantu benshi barayizi. Hanyuma iyo urambuye amaguru ntibyari gukunda ko tuhakwirwa, twarayahinaga tukagenda tukabona uko turya. Uri kumva? Muri kisaho ubwo ni ukurya ubusa tukarenzaho umuyaga uko twarya. Uri kubyumva neza? Hanyuma rero ngiye mu ya 80. Noneho ngiye mu ya 80 numva Imana mbese nkoreye agashya. Ariko karagashya kandi ubwo yo nayivuyemo nte nubwo ngumva ngo ni niyo match yari yihagazeho. Nayivuyemo bamaze kunkuriraho urugi, bankuriraho urugi nta n'ideni. Urugi barukuyeho, umunyarukuyeho ndeba arukuraho za niyo match. Ni ibintu birebeye mbisobanuye namukomereketsa kubera impamvu nyiso mbese reka mbimparenga. Ariko yaraje aterura urugi bazi inzugi za niyo match n'umwana yarukura, nta musuma nta nyundo ugombera, araterura arutwara atyo. Namaze icyumweru cyose ku muryango hatariho urugi. Uri kumva? Riziki yarahandaje Chantal n'abandi ba mama babiri bazaga kundaza aho muri niyo match icyumweru cyose. Ni ikosi narindiho, ni nabwo Imana yambwiraga ngo noneho yanzu nakubwiraga yagutse ngiye kuyikujyanamo. Niho Imana yatangiye kumbesha mu nzu yagutse ya 80. Hanyuma rero uzabwira uwo muntu waje kukuraza muri iyo nzu ya niyo match ntakunyuze mu ijambo, dore ko nta n'inzira irimo. Uzibuka namubwira ze no kukuraza yarabikoze. Barabikoze bombi na niyi saha barabikoze kuko n'abantu banjye muri make. Hanyuma rero ngiye gushima Imana, murumva rata yego sinagiye mu rusengero kuko igihe runaka cyo kuzafata amashimwe nge ntikiragera, ahubwo nka kumwe nigisha atanga urugero ahantu Imana yankwenda ndabivuga mbivuze usanga abantu haravuga se ngo yamuhaye ya 80 nibura ubonye ari niye ubonye yiza kubiye. Yewe nyine numva ndababaye, ni nayo mpamvu buryo usanga abantu batagishima. Uravuga ngo Imana yaguhaye umuceri, ubonye ibyo avuga. Bavuga ngo Imana yaguhaye igitenge, yiguha n'inkweto. Wavuga uti Imana yampaye ishakoshi, yimuhaze nibura inkweto. Ugasanga ariko bari abantu ntabwo bakorera Imana, ni umwuka wa shitani. Umuntu ajye yubaha ishimwe ryose. Uzi umuntu uvuga ati Imana yanzanye Kigali, nabaga mu cyaro wareba ugasanga aba mu nzu ihengamye ariko iri Kigali afite ishimwe. Uzize mu cyaro atarakingishaga umuhini, hari abantu baryaga bazunguza igishirira cyane rwose. Afite ishimwe rikaza ubwo we ngayo nguko rero Imana yantuje ahagutse. Yego Imana ishimwe. Yego
mwabyumvisha wenda ariko ibyo bintu by'amashimwe wenda twavugaga dutangiriyeho biratuma ninjira mu kibazo kibaza gutya basta ni ukubera iki nta muntu ujya upfa mu abakozi b'Imana benshi nzi kucyo Imana ibanza mbere y'uko iguhamagara ibanza kukugerageza cyangwa kuko Imana igerageza uwo yahamagaye ni ukubera iki bifite umuvugabutumwa pasiteri afitanye isano ya hafi no kugerageza ni ukubera iki buriya ikintu cya mbere ndi bugaruke gato ku kibazo mbajije twemeranye yuko ikintu kimwe Imana iyo iguhamagaye igomba kukwigisha yego noneho ahubwo ndi buzigerageze kukubwira ngo kugira ngo Imana yigishe umuntu ibishaka iki icyambere ibishaka kukwigisha ubwenge bwayo kugira ngo ubwawe bwo bushire iguha ubwenge bwayo. Haleluya. Nta muntu n'umwe Imana yaba yarahamagaye nuna verifiye umuntu Imana yahamagaye ukasanga nta bwenge bw'Imana afite wongeye sinkwita umuhamagara icyo mpamya ntashidikanya wenda naje kugira umugisha wo kwiga ibyo mu buzima busanzwe ariko ngewe mbigendera nkunze kutumvira umuntu mu kirere nkajya munsi nkajya hasi. Ikintu cya mbere Imana ibishaka ni ukukwigisha ubwenge bwayo kandi mu bwenge bwayo ibikorera kugira ngo ikuvanemo inaringe ivuga ngo ngewe nunabona umuntu ukikomanga ngo ngewe ntabwo yigishijwe. Imana irayeranje ikakwigisha ikakuvanamo ngewe ikayikamura igashiramo. Iyo ni ikintu cya mbere Imana ibifite. Nusoma nyine Yakobo 1:5 hari ubwo ndahajya nta kitubuza reka tuhasome Yakobo 1:5 havuga ngo ariko niba hariho umuntu muri mwe ubuze ubwenge abusaba Imana iha abantu bose itishama kandi azabuhabwa. Amen. Nukuvuga iki abantu nibumvanga ikintu cya mbere Imana ibishaka kuguha ubwenge bwayo. Imana itanga ubwenge ndi umugabo wo kubiha yuko Imana itanga ubwenge uzacunge uzashobora kuzabona umuntu naba ari kuvuga nujya kujya deep usange mu buzima busanzwe amashuri asanzwe bitubakangisha ngo twize amametrize n'ibindi usange ntayahari ariko ntajya kuvuga ucanganye kuvuge ngo irihishurirwa rivuye yego kubera iki n'umuntu Imana yahaye ubwenge bwayo. Icyo ni icyambere. Icya kabiri nshaka kuvuga kwiyo ngingo Imana ishaka kukwigisha kwihangana ikwigisha uko umuntu yihangana ikwigisha uburyo wihangana ikunyuza nabwo mu ishuri. Ahangaha 12 hatubwiye hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo ry'Imana yasezeranije abamuyikunda. Imana ishaka kukwigisha kwihangana ntabwo ikwigishiriza ku muceri ntabwo izakwigisha itakunyuzije se ahantu irebe uko wifata muri za niyo mace ibi Imana ishaka kukwigisha kwihangana ni icy'ingenzi yuko Imana igomba kukunyuza ahantu. Icya gatatu iyo Imana ishaka guhinyuzanya kwerekana Satani ngo imubwire utari ku uyu nguyu ni umukozi wanjye. Imana ishaka kwerekana ko uyu ari umukozi wayo kandi igituma Bibiliya iri claire kuri Yobu yarageragejwe anyura ahantu hakomeye ariko niki Imana yashakaga kwereka Satani ko ari umukozi Yobu ari umukozi wayo. Noneho iyo Imana ishaka kubwira Satani uti mama Charlene ni umukozi wanjye igashaka kubigambira uti ndabyerekana ko ari we ntabwo ibyerekanira kuri lava fo imuhaye ahubwo hari ahantu izamunyuze mu bwenge ariko urabibonye yuko atamanuye ijipo
ndiyo waba ubibonye haleluya kandi hari umuguti ndayishyura ndagira gute Imana ikavuga ariko ngira urabibonye iyo Imana rero iri guhinyuzanya na Satani ngo imwemeze hari ahantu yemera kimunyuza kugira ngo imwemeze Jowe iyo Imana burya ishaka kukwigisha kwihangana yego nabwire niho twari dusomye irabigaragaza yuko wihangane niho Bibiliya ivuga ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza namara kwemerwa uzi kwihangana ibi ari kuvuga uzi guseruka ahantu nk'aho ngaho ugaseruka ntapfunwe ugasohokana ishema ukava muri niyo mace ukinjira muri 80 ejo bundi yaranamupromotinze imujyana hahandi sinaje gutanga advertisement yahimugejeje ariko ukaba ubizi yuko uhacanye umucyo amena umucyo nta muntu nta kidodo uzi ibintu byigeze biba kuri sogokuru umwe bita Dawidi Imana yaramutabaye ariko imutabarana harimo inkota yaba ari mu birori ukajya kumva nka munona akinze Tamari yaba ari mu birori ukajya kumva kubera iki mu ingaruka kuko akenshi abantu bajye banabimenya Imana ibabarira ibyaha ariko akenshi ingaruka zabyo urabikonsoma urazikonsoma ntabwo birangirira iyo ni impamvu renda reka mvuga indi ya nyuma ntaza gukabya kugira kuvuga nibyo ntabwo ari ugukabya reka wenda mvuge indi mpamvu ya nyuma Imana ishobora kubyemera kugeragezwa wishaka kuzakoresha iyo Imana ishaka kugira ngo ikuvaneho kwizera abantu kwiringira abantu aho handi Yeremiya avuga ngo wiringira umwana w'umuntu avuga iyo ishaka kukwigisha abantu reka dusome Bibiliya ishaka kukwigisha abantu turi amagambo y'Imana tuza kubona muri Zaburi ni Zaburi 146 Zaburi 146 nabyo babimenye hari igihe Imana ikuverifiye igasanga abantu bose uzi ngo kavuga ngo reka nkwigisha abantu ubamenye yashaka kukwigishiriza abantu ibyo ndabivuga mbizi 140 mvuze na kangaye na 6 havuga gute nimukiringira abakomeye cyangwa umwana w'umuntu wese utabonerwa mwagakiza kangubwire jewe ibi byaradushyikiye hari umuntu ubu sinigitangaza ko n'ubu yamurikira yaturutse abakristo bo mu rusengero iwacu barabizi ibi ndi kuvuga babasha kubikurikira benshi bakoze subscribe naramusengeye mubwira uko bigomba kugenda aturuka iyo ngiyo noneho nishyira mu mwanya yuko nkize ava mu Bubirigi azana n'imodoka karina enshyashya arambwira ngo reka mbe nyigendamo icyo gihe yuza kumbona ntabwo nari ndi kugendera hasi arayigendamo akageza mu rusengero yizeza abadamu bo mu rusengero bakreatinga imishinga bikazi urumva yari umuntu ukomeye unacuruza amamodoka ariko ku munsi wo kunshimira yashatse ngo anshimirane n'umupfumu niba zizanyu ahantu bizaca mu itangazamakuru Jado n'umupfumu bose bari kubashimira ko bagiriye neza uwo muntu ndamubwira ngo biragatsindwa n'Uwiteka si bizaba ariko ngo kuza nkagushyikiriza ibyawe ndamubwira uti ntago bizaba arangije arambwira ngo ntago narinzi yuko wirata bene ako kageni ndamubwira ngo habeho kwirata cyangwa habe kugira gute uwo numwe hari umuntu watwemereye nge n'unyungirije atwemerera kutugurira ibyuma byose aba muri Amerika nzabagurira ibyuma byose Imana imbwira ibyo adashaka kandi bimbwira unyungirije ubu nawe ari kunyumva agomba kuzanyumva of course arambwira ngo buretse kumubwira aya magambo abanza tugurira ibyuma rero yatwemereye amadolari $5,000 byo kugura ibyuma by'urusengero twabaga mu cyumba bena twasenze tuti Imana iraje ariko hari ukuntu umuntu atizera Imana akizera ibyo yavuganye n'umuntu wajya Imana rero ishaka kwigisha umuntu
njyabo nta numwe njya ashyiraho urubanza uzi yuko ngewe bimvuze ndi imbere y'isumba byose izacira urubanza kubw'abari mu isi nta muntu numwe ntekereza nanga mu mutima wanjye abo wangiriye neza cyangwa akangirira nabi mba numva pe nta muntu numwe mfitanye nawe ikibazo umwanzi ntunga mu buzima inzi ni satani icya kabiri ibi bibasha kubera ngewe mind yanjye mfite uti karabaye karagize gute kuko wiringiye abakomeye kuko wiringiye ukuziga kuko wiringiye Imana yashaka kukwereka kariyo nusoma mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa cyangwa ibyakozwe n'umwuka bitewe n'uko byita ntacyo bitwaye 28:6 turavuga ngo bandi bategereza kari bubyimbe cyangwa ari bupfa kindutse bamaze umwanya munini babonye ntacyo barahindura niki cyatumye abantu bo iyo ugeze mu buhantu hakomeye bari ibintu bategereza bikubaho byanze bikunze ariko icyubahiro cy'Imana nuko kwiharira bakavuga ngo niyo muri bya bihe bikomeye rero y'Imana ishaka kukwigisha abantu ngo igiye kugukoresha taguha urugero n'ubu ngubu wenda nsatiraho nsoreza subona umukozi w'Imana w'ukuri mu gihe gisa nk'iki ngiki Imana yamweretse yuko ahinyuza atari mu rusengero ibeshaho abantu bayo iyo ugeze ku rwego wamenye yuko Imana ishobora gukoresha Joel n'igihe itamukoresheje wikondana Joel uvuge ngo Joel ngo yanye gutyo igihe cye cyarangiye ukomeze wowe wizera Imana uvuge ngo ubwo ingejeje muri iyi nzu nshimiye mama Charlene ahinyuza si hanze amaso ahubwo hanze amaso imugejejeho yo ahandi hafunzwe yariyo inyuza ahandi ubu abakozi b'Imana bukuru babihamye tagiye nkura especially kuva muri ibi bihe bya COVID eka mvuge ibi niko kuri nkanjye ukorera ku musozi w'idini ukorera ku musozi w'itorero inzu mbamo njye si kimwe na mama Charlene njye inzu mbamo itorero nicyo kintu rishinzwe ryandihiraga inzu rikandihira inzu ubu baheruka kuyiriha mu kwa kabiri ariko n'ukwa kane narakwishyuzwe nta deni ubu mbajije ngako Pst Jado uzi ko mo hagati na nyir'inzu yaje kuyiha undi ananyaka kosiyo uzi ibi bintu ntabwo byabayeho ngo mbureminge ngo umuntu runaka hoya icyatumye ibi ndi kuvuga n'abakristo biwanjye barabize especially abashinzwe management meruka ifaranga ryabo mu kwezi kwa kabiri ryishyura inzu hako nta deni ry'inzu ndimo n'Imana yanyuzaga ngiyishyuririye Jado inzu ariko hihafunze impamvu ntafite ideni ry'inzu sinibye sinanatekinitse nta n'ubona tuburi ahubwo yanyuza ahandi ni ingenzi k'abantu iyo Imana ishaka kutayimenyera kuko n'Imana iri multi system ifite inzira zirenga 1000 wibuke Yosuwa yari afite inkoni ya Grand Frere Mose yakifite yarambitse hejuru ya Yorodani y'inyanja itukura ariko kuri Yorodani kuki atavuze ngo umva ngewe inkoni ya Grand Frere yarambitse ku nyanja itukura ukibwiriza ndayifite ahubwo yamubwiye ngo ufate abatambyi muhindi system kugira batayimenyera zikimara dusenga yanga n'akamenyero ishaka rero kugira ibintu byayo ahubwo bayubahe ujye ugenda uvuga ngo Mana mbese uracyasuka ubuzima muri nge ibyo nkora uracyabirimo naho uko bizagenda imenya uko ibigenza izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro na mama Charlene wenda warumbajije ikibazo ngo kuki abakozi bayibanza kubanyuza ahantu ubwo amaze kumva benshi yagiye yumva ntukabayo nawe ibyanze bikunze umwana wawe ubujoweri ejo bundi uzaba wamwinjize muri gardien uzamwigisha bitewe n'icyo umushakamo niyo mpamvu nayo yikwigishiriza ahantu bitewe n'iki gushakamo kugira ngo ikubyazemo ikintu ikuvanemo ikintu ubu hari itandukaniro ry'inkweto yanjye n'inkweto y'undi inkweto yanjye ifite ubuhamya kandi si ibiciro ahubwo hari igikweto nge nambaye kuri eglise imwe iba hano kuri eteri baranyakira baravuga ngo twakire umukozi w'Imana ngo ngiye kwinjira ubwo ariko ubwo buhamya bwo ni burebure twakire umukozi w'Imana ngiye kwinjira ninjira nkashetura ikirenge kimwe
ariko kugira ngeyo habonetse agahato k'Imana. Rero iyo nambaye uru rukweto nge sindurebera mu biciro, ndurebera mu buhamya bwarwo. Itandukaniro rw'ibintu byacu n'iby'abandi ni ubuhamya bw'Imana yabikoze. Naho nta buhari nta kintu dufite cyo kurishisha, ahubwo dushimira Imana yahagararanye natwe. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Murakoze. Niba nta ariko turi babiri, niba nanizimbye mu magambo n'imyanya nta kibazo. Reka twemera mama Charlene. Ibyo wavuze ni byiza. Ikindi wavuze kandi ibintu byinshi mu ngeri zose, ariko icyo nakongeraho, ntabwo abantu aribo bagira imishinga bonyine. Nagira ngo mbwire abantu ko Imana ifite imishinga hano ku isi. Yego. Kandi iyo mishinga yayo kugira ngo igerweho ni ugushaka abakozi. Yego. Reka ngasubiremo. Ntabwo abantu aribo bagira imishinga bonyine. Burya Imana nayo ifite umushinga kandi munini ku isi. Ntabwo ari mu Rwanda, ni ku isi. Hanyuma mu mushinga Imana ifite inaha ku isi, irimo gushakamo n'abakozi bagomba kuzakora mu mushinga. Hanyuma abo bakozi bagomba gukora mu mushinga ntabwo bagomba kuza ari injiji. Yego. Hanjiji uzabaze buriya abantu bavuga ngo barokore n'injiji. Umuntu uzabona umurokore ari injiji, ujye umenya ko atari umukirisitu. Kuko umuntu wa mbere w'injijuke ni umukirisitu. Ntabwo twagira Imana isobanutse ngo tuba ari twebwe dusobana, sibyo? Yego. Noneho hari n'abandi bantu bibwira yuko Imana ipfa kuraruza. Nka buriya njye mbwira n'abantu bitwa izina ngo ni abakozi b'Imana atari bo, bazaryozwa. Kuko nko kuba wakiyitirira ngo ngiye nkora muri iki gihugu kandi ntawe haguhaye akazi, banagufunga. Ugafata amabaje yabo, ukambara imyenda yabo, sibyo? Mbari kwibaze nawe. Ugafata baje ukayihimba, ugafata imyenda yaho hantu ukayigana, ukayambara ukiyitirira ikigukoreramo kandi atari cyo. Burya banagufunga bakaguhana. Hanyuma amashuri y'Imana rero ntabwo ari kutujyana mu mashuri ayangaya yagize ate, ayangaya asanzwe. Amashuri y'Imana yacu ni ibigeragezo. Ni nayo mpamvu itugerageza kugira ngo tubashe kuzigisha abandi. Yego. Hanyuma rero ibigeragezo biri ahantu hatandukanye. Hari abageragerejwe mu burwayi, hari abageragerejwe mu bupfubyi, hari abageragerejwe mu bushomeri, hari abageragerejwe mu magambo, hari abageragerejwe mu kurwaza, hari abageragerejwe ku bagore, hari abageragerejwe ku note, hari abageragerejwe ku bukene, hari abageragerejwe ku bagabo n'abagore babo. Buri wese afite ishuri rye. Kandi Imana iyo ikunyujije mu ishuri ry'ibyo bigeragezo biterwa n'aho yabonye uzashobora gukora. Yego. N'ubu hari abantu biyaminiya kavuga ati ngiye urugo ndwicayemo. Yego. Akumva ari mu rugo kuko akajya ngo nuko azi gutanga keye. Nuko Imana yamwitegereje ikabona, kuko burya no mu ishuri ntago umunyeshuri afata amasomo yose, sibyo? Nk'ubu Charlene wanjye njya mubaza, hari ibintu yumva yametirije ku buryo rwose anabisubiza atiriwe ajya ku ruhande, ariko hari n'ibindi biba ari mu gicuku. Nta nubwo ari ngombwa ko ibintu byose abimetiriza kuko ntazanabikorera rimwe. Nta muntu b'umuganga, yego, ngo abe n'umwavoka ngo ajye kwambara ikanzu ajye mu rukiko, hanyuma ngo ejo bundi ajye no kwambara ikanzu y'umweru ajye kuvura. Buri wese isomo yiga niryo azagira gute, niryo azakiraho akazi. Siko bimeze. Hari igihe rero Imana ikugerageresha ibyo ushoboye. Nk'ubu ngewe Imana yangerageresheje kugira urugo rungoye kuko izi yuko nzabona imbaraga zo kwihangana. Hari undi rero itabishobora. Hari undi wanatuka sipe no kumuha urushyi, hari n'uwo watuka byonyine agahita ajya iwabo. Imana yacu rero ni umubyeyi. Ni ukuri ndahamya yuko Imana ari umubyeyi. Ntabwo ishobora kukwikoreza ibyo utabasha kwikorera. Iyo umwana agiye gutangira mu ishuri ntabwo ahera muri primaire, ni muri garidiyene. Kandi ntabwo umuntu ashaka kujya muri kaminuza atagiye muri segonderi. Burya Imana nayo izi kujera amashuri tugomba kwiga. Yego. Hari umuntu Imana itaha urugo rubi ngo imugerageze ngo iti ngiye kuguha urugo rukugoye, kuko izabona yuko atazihangana n'umwaka azahita asezera agasubira iwabo cyangwa akajya muri ghetto. Ariko hari n'undi reba ikavuga iti uyu nguyu kwihanganira urugo azagira ate, Imana none hari undi reba iti ntacyo reka nze ngukorera ubukwe kwibana ntuzabishobora, igahita imuha ubukwe ariko ikamubwira iti nawe umwana
uzabanza urindire uziga iryo kuba utarabyara buriya nta muntu utaba ku ishuri kandi umuntu ushobora hari uwavuze ngo n'ubu itarakarangira cyamushakira ibirungo kuko ntibibaho nta mukirisitu nta muntu w'Imana nta mwana w'Imana utagomba kwiga kandi nk'uko nabyara abana batanu nkanezezwa n'uko bose biga ni nako Imana inezezwa n'uko natwe tuba mu bigeragezo no mu bibazo kubera ko bigira gute bikatwigisha yego burya agahinda kose ntabwo ari kamwe agahinda ni agahinda ariko tugira amabara hari ushaka kugira ka shokora hari uwagira agahinda k'umukara yego hari uwagira haba n'ak'umweru reka bahosha uza agahinda k'umweru reka nkubwira k'umweru sibyo reka nkubwira agahinda uza agenda k'umweru uza umuntu ubona ibiryo by'amoko yose bimuri iruhande yego akagira ibiryo by'amoko yose bimuri iruhande ariko bakaba baramubwiye yuko agomba kurya amavuta makeya akagira ikigeragezo cy'uko nibura arye make cyangwa yareke yamaze azajya arya make ariko bigize gute burya no kubireba nabyo no kubireba ko bihari byonyine nabyo byatuma ugenda wiyongera ibiro uzi agahinda k'umukara uzi kukukura ku biryo nta n'ibyo wagiraga bakakubwira ati twa tuvu tubona tw'agakoroboyi nunatubona ntuzadukoze he mu nda ageze kutabigira agire no kuba k'umukara karagatsira wakumutuku se ntabwo yajya mu byiciro by'ububara nari nshatse kuvuga ko uduhinda ni twinshi ariko dufite amabara agize atandukanye sibyo ariko aka generali menya ari ak'umuntu umukire utarabyaye ngira oya umukire utarabyaye ameze nk'umukene ubyara buri munsi ariko akabura ibyo abaho ntabwo urabona umaze iminsi 3 buri wese ikigeragezo kimukomerera buri wese akomerewe n'ikigeragezo cye uza abana baririra rimwe mu nzu iminsi 2 batarya batanywa yewe uduhinda twose n'uduhinda buri wese gusa ikigeragezo ushaka kuvuga ngo umuntu utarabyaye ariko nibura ntanabyara ariko akagira n'umugabo umubwira ati nkurutira abahungu nkurutira n'abakobwa ibaze noneho utarabyaye ukabura ifura y'umwana ukabura n'ifura y'umugabo yakoreba atari kundi ururuki waje kumara hano urukuzuza tuwarete uzambara igitenge cyiza ari uko wabyaye uzaseka nawe ari uko ufite umwana kandi ukagira ngo ni wowe umwe uduhinda turahari rafiki yangu uwo muntu aba akwiye guhita afashwa mu reka ndangize nibyo nababwiraga rero ngo amashuri agize ate aratandukanye kuko byonyine nimba Imana ifite ishaka abakozi bakora mu ruganda mu kigo cyayo yego bagomba gukora ibintu bigize gute bagomba gukora ibintu bitandukanye rero ibyo kuvuga ngo kugeragezwa njye nanga abantu bahimbira ubuhamya kuri kamera baranze kubushaka cyangwa barabutaye aruherutse kuza hano ngo aje kumva ubuhamya aramwa ngo yabwibagiwe ntazanditseho ngo ikote yari kwambara ngo siryo yambaye ntazana kugarukire hano yabutaye mu ikote ariko nubwo mu gapapuro nubwo mu gapapuro ubuhamya harukuru umuntu aba yabutondetse Joel tubyihorere ntabwo wabyiza ute ariko ibyo ni byiza nabyo afite ubuhamya nyine bwo mu ikote nubwo ku gapapuro ubwo se ntubyumva nta muntu ujya wibagirwa ubuhamya okay noneho ni nacyo kintu gikomeye burya mu buhamya niho hagaragaza yo wize burya iyo uhaye umuntu ubuhamya hari umuntu avuga ati hareruya ngiye kubaha ubuhamya arangiza kubutanga umenya icyiciro uvuga uti wowe nubwo uduhaye ubuhamya wagarukiye primaire ubu buhamya bwawe urangije segonderi ubu buhamya urangije masters ubuhamya bwacu ni nabwo butwemerera kugira icyo dukora nk'ubu usanga abantu bose barigize abakozi b'Imana kandi ikintu kimbabaza banze kujya mu ishuri abatorotse ikigo yego abaciye amakayi abivumbuye ngo ntibajya kwiga burije hari izuba imyaka nigenza imyaka nige ubundi arangiza ryari aba bose barabucikiza kandi barashaka kujya kwaka akazi gutese kandi ku kazi bakwaka diplome ni ikibazo kandi burya aho kugira ngo usige ubuhamya
ndakurahiye ubundi ubuhamya bw'umukirisitu nirwo rwego azamukiraho yego kuko ubu mu bintu byatumye nzamuka nkageraho ni ubuhamya no kuba naragiye nzenguruka mu midugudu yose ni ubuhamya natangaga ubuhamya bati n'ejo uzaze muri korari natanga ubuhamya muri korari bati ejo uzaze muri gurupe natanga ubuhamya muri gurupe bati yewe ejo uzaze mu iteraniro ry'abayobozi ubuhamya nibwo bwagiye bunyagurira imbago na n'iyi saha niyo mpamvu iyo bwaje ndemera ngashinyiriza yego nkashinyiriza kugira ngo mbubone kuko ubuhamya n'imbehe ngomba kuriraho ubuhamya bwanjye niyo manota yanjye niyo mpamvu nimba ndi mu cyiciro kinsaba kwiga neza ngomba gushinyiriza kuko nimba mu ishuri bazandeke nicare ku ntebe yanjye mubona aha hantu nicaye nicajwe nuko nizi kandi ifite diplome burya niyo mpamvu niho wahamagurutse kandi ifite impamyabumenyi nyemerera kuhicara ariko umuntu wahiyicaje udafite diplome uzajya ubona bamukanga ubona aciyeho ntazanagaruka kuko nawe ubwo ibyo avuga abifitemo ubwoba rero ni kubabaza abantu ibigeragezo ni byiza ntabwo mvuze ko ari bibi pe ni byiza ntabwo wajya kwigisha utarize yego nibyo birumvikana hari ijambo rimwe riri hano reka ndisoma mu gitabo cya Yesaya 43 handitse ngo ariko noneho Uwiteka wakuremye wowe Yakobo kandi akakubumba wowe Isiraheli kansubiremo ariko noneho Uwiteka wakuremye wowe Yakobo akakubumba wowe Isiraheli aravuga ati witinya kuko nagucunguye nagutangiye naguhamagaye mu izina ryawe uri uwanjye nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe nuca no mu migezi ntizagutembana nunyura mu muriro ntuzashya kandi n'ibirimi byawo ntibizagufata nakomeza mvuga nashakaga uyu murongo uvuga Imana irema Yakobo ikabumbamo Isiraheli ntabwo Yakobo niko yavutse uko yabumbwe nibyo byamugize Isiraheli nibyo ari kuvuga hari ukuremwa hari n'ukubumbwa niba Imana itarakubumbye ntaho muhuriye uzi kugira ngo Yakobo w'ibigango akirane na marayika akore ku munyonga w'itako umubona kurura akaguru yahinduye ingendo Kirisito aragufata ingendo akayihindura ubu ndi kuvuga uko yabumbwe ntawe uyobewe uko yabumbwe akora akazi imyaka 7 yashira bakamupfunyikira akongera imyaka 7 bakamupfunyikira yarabumbwaga niho Bibiliya ivuga ngo wowe uremwe uri Yakobo Imana ihamagara umukozi wayo ari Yakobo ikamubumba iyo wanze kubumbwa se ukadizayatinga nibyo ari kuvuga ngo gutoroka ikigo yavuze mu mvugo yakinyamwuka ngo batorotse ibigo Imana ikure muri Yakobo ikakubumbamo Isiraheli nicyo nari nshatse kongeraho kwiyo ngingo abantu bamenye yuko uko waremwe ushobora kuremwa muri wowe hakazamo ibintu by'amoko ikakubumbamo kutayagira ariko wari uyafite ariko yajya kukubumba ikayanyunyuza ukagira ngo ntiwigeze uyagira kubera iki nikikubumbye imenya aho izagukoresha ariko pastor wenda ndababaza ikindi kibazo ni ukubera iki muri iyi minsi hariho ubwiyongere bw'abakozi b'Imana benshi buri mwanya pari raporo yuko byahoze umuntu wese uramunyuraho muri iyi minsi ndi umukozi w'Imana uwo wari uzi ari mayibobe ejo ati ejo narakijijwe none Imana isimpa impano mbaye umukozi w'Imana mbese kuki kuba umukozi w'Imana ari ibintu abantu bari kurwaniramo cyane muri iyi minsi biri guterwa n'iki ubundi aho nawe nk'uko ubashije kubimbwira hari ritme yagiye ihinduka noneho abantu bakabikora mu mpamvu z'ibirayi bitari impamvu z'umuhamagaro mu mpamvu z'ibirayi apana umuhamagaro niba habayeho guca caguwa kuko caguwa bayiciye bigatuma uhita ngo uhishinga icyumba ngo ukanatangira umurimo uturutse ko caguwa baziciye uwo muhamagaro ushingiye ku guca caguwa niba
niba uhuye n'ikibazo wajya kwikanga ugasanga ku rutonde rw'abasezererwa mu kazi cyangwa haje ikarita birukanye abakomvoyeri birukanye haje ikarita komvoyeri zataye ukabyukana bibiliya ngo urahamagawe sawa ntabwo ariko bigenda ni cya kindi twari turi kuvuga umukozi w'Imana kugira ajye kuvuga ajye guhamagarwa hari ahantu anyura ubu ngusobanuriye njyewe Imana ndayizi irakiranuka ariko ntikijijwe ukijijwe ni Yesu ni nawe ubatijwe irakiranuka abantu babimenye irakiranuka ariko ntikijijwe bishatse kuvuga iki pastor irakiranuka ni nayo mpamvu yabwiye Mose ngo buriya rero ngendanye nabo ngo nabamara yo irakiranuka abantu babimenye twebwe iwacu twarakize duca ibintu nge papa umbyara yabaye legal representative wa Eglise y'Inkurunziza mu Rwanda ariko reka mvuge iki mu mudugudu wacu twari abakire binazwi ibizwi ko dukize no gukena tuba bambere narangije uwa kabiri segonderi ngeze mu rugo nsanga amabati bayavanyeho bagenda bato yagereze ku gipimo agurisha ibati ryo kunza agatoragura irindi ni ukuvuga ngo twatwaye ibikombe bibiri icy'ubukire n'icy'ubukene ibyo bikombe bibiri byari bizwi yuko ari twebwe twabitwaye Imana iraducura iradutegura papa ngezo navuga ngo ibintu ni bibiri urashaka amavuta cyangwa wiyahure kuko nta kindi kisigaye ni amavuta cyangwa amavuta yo gukorera Imana amavuta yo gukorera Imana papa yari pasiteri arayashaka none se byagombaga kugenda gute ni bibiri nudashaka amavuta gukorera Imana afazari yahure niyo mpamvu mbabwira ngo uzi Imana muri pozitifu gusa azi ngo nta n'ubwihana Imana yatumaga kuri viye yicaye ku ntebe ari kwizunguza kamubwira ngo ubwami bwawe buranyazwe buhawe abamedi n'abaperesi yarangiza ikamubwira ngo ko niba ufite ikibazo kimbwire ngo ufashe wibiza wize ibyitirira ibindi rero Imana igeze aho iramucura iramukaranga kandi natwe twabisogongiyeho abatazi n'akarandi babimenye utagira ngo ibyo bintu byabaye kuri muzehe ngo tubura kubisarura twarabisaruye ibyo twe turabagabo bo kubihamya n'iki rero nari nshatse kubabwira Imana irongera iramutunganya ku mpamvu zayo nari mvuze ngo irakiranuka ariko ntikijijwe nusoma iravuga ngo ibyo urabikora nkakwihorera ukibwira ngo mpanywe nawe ngo ariko nzabishyira ku murongo uko bigira gute uko bikurikira none se urumva yarabijugunye none se ntibibitse izabishyira ku murongo se kuko itabifite nzabishyira ku murongo uko bigira gute ibyo nyenda bivuga ndi umuteoloji sinyobewe icyo izabishyira ku murongo uko bikurikirana hatabuzeho na kimwe ni ukuvuga ngo iyi Mana iyi ngiyi nigeze mvuga ngo irakiranuka ariko ntikijijwe uzasoma amateka y'abanyamireke ngo kuko batakiriye Mose yabwiye Yosuwa yamubwira imuha isezerano yuko ngo izabasibanganya uzakurikirana amateka haciye imyaka igera muri 750 yaje gufata umugabo bita Hamani na Morodekayi ayo makuru murayazi muri Esiteri ntabwo yapfuye wenyine yamwicaranye n'abandi bantu bose b'abanyemereki bari barasigaye yapfuye iki n'uwo bita Sawuli yari afite misiyo ebyiri gutoza umwami w'ukuri ari we Dawidi no kumusibanganiriza abanyemereki ngo agiye kubica ashyiramo imiyaga ya mvugo y'ubu arabyoroshya yagiye kubica arabyoroshya irangije imujyamo inzika ngira ngo ntimuyobe uko byaje kugenda urumva inzika iri gusohoreraho niyo imaze igihe reka nsobanure iki kintu ahangaho gatoya wenda hatagira uza kucyumva ukundi Bibiliya iravuga ngo ka gacuma k'umujinya hari icyo bita ngo iyi Mana irakaye twakuze turirimba bene ka gacuma k'umujinya Mana ngo ubwo kataramenerwa mu isi bwira abantu bakugarukiye igihe kikiriho irakayiciramo ntabwo Imana bayibyinira gutya ngo tukome mu mashyi ngo yarakayicururu bayizanira agacumi gaciramo
ariko mujya mwibaza impamvu icira muri ako gacuma impamvu ubundi idacira hasi ayo umujinya wahita ucira hasi nuko ariko ngo abantu bayigarukire igihe kikiriho anyway reka minire mwaho nari nshatse kugira ngo nsubize ibyo wari uri kuvuga uyu munsi abantu bari kubyuka akiyangaje akagira gute ariko nyir'umurimo n'ikintu yigeza kivugaho umuntu wiha kwiyangaja agakoresha ibyangombwa by'ikigo ndagashaka baji burya yari yakivuzeho agashaka baji akiyeranja ukaba wanatekinika ukajya ukoresha kashe ya bosi mutaravuganye enjuru x vous allez payer la pokasi bosi murahura bikaba ibindi birebire gusa ariko sitwirengagize ko byari ngombwa muri ya minsi ya nyuma aho umukristo asabwa kugira ubwenge kandi abantu bitoze no kumva no kuba bugufi bw'Imana no kwinginga Imana kugira ngo ubashe gutandukanya ibyiza n'ibibi. Bibiliya nubwo uri kubitubwira nk'ibitangaza yavuze yuko muri iyo minsi hazaba ibihe birushya hakaboneka n'abiyita Yesu warabyumvisha abantu batandukanye hari n'uwo nabugurumiko mu Burundi njyaho narahageze ngiye kuverifiya hari abantu bazarwanirira bene ibyo Bibiliya yaranabisobanuye ngo iyo minsi bazayobya n'intore niba bishoboka ubusuzi intore zimaze kuyoba zigenda ziyoba umuntu akaba yarari mu byizerwa bugacya akaba yabiretse ariko byari mu buhanuzi ahubwo nibagaruke ku mwimerere w'Imana ivuga ngo kandi icyo gihe yo kitaza kugabanywa ngo naba dusigaranye muhumure Imana izatworohereza ngo nabo dusigaranye saba murakoze reka twumve mama Charlene. Okay, cyo nshaka kuvugaho burya Imana irahamagara ariko n'abakozi na shitani arahamagara kandi burya Imana igiprofita mu bigo bya shitani kuhakura abayoboke hanyuma na shitani nawe agaprofita mu bigo by'Imana kuhakura abayoboke aba bagabo rero baba baduhanganiyeho uko ari babiri kandi shitani yahamagaye abakozi ntibaza yabahaye amahembe nta nubwo abahimirizo nta nubwo baba bafite ubwoya baza basa nk'uko natwe dusa kandi reka nkubwire nta Bibiliya yanditseho shitani ibaho kuko tuzibonye twabamagana nta n'umuntu wahagarara avuga ati ngewe natumwe na shitani ntabwo bishoboka agira ubugegezi n'amayeri kugira ngo aprofite nyine kwibonera abantu niyo mpamvu burajya nawe aba yabyungukiyemo nyine akabahamagara kandi bakaza biyambitse ishusho y'umuntu nyine w'Imana aba bafite n'ibyangombwa n'imisaraba barayigira n'indimi bazirazivuga kandi bakoresha n'iyi Bibiliya icyo ni icya mbere ikindi cya kabiri bababwiye yuko muri ibi bintu harimo ibiryo yego bababwiye ko muri ibi bintu harimo ibiryo mbese ngo kwa Yesu biranagana niyo makuru bafite niyo mpamvu inzira ngo ya bugufi ngo niyo kubeshya abantu ngo biboneka vuba bashingiye kuba babona babeshya yego cyangwa bashingiye no kuba babona batabeshya noneho bazi ko ngo upfa gukandagizamo akarenge gusa igahita ikugaburira ikakwambika nuko babashutse muri make hari ukuntu nyine ngo bamenye amakuru y'ukuntu igaburira nka ba mama Charlene riba mama Charlene urwego ageze hari ikindi si Bibiliya tu si Bibiliya agahita agashora ibihumbi 11 cyangwa 12 byo kuyigura sibyo tugusoma ese sinzi gusoma zajya mbisoma mama Charlene sinumvise ngo afite 5 akabara wutangiye ariko nta makuru bafite ntago bazi nuko nyine babyumvise bumva ko bagiye kubihagiraho niyo mpamvu uzumva umuntu yicaye ati haleluya hari igihe umuntu akoresha ijwi ryevukanye akajya no gutira irindi niyo mpamvu uzasanga abantu bayanize kugira ngo bagaragaze ko ari abanyamwuka niyo mpamvu uzabona bashyizemo imbaraga kugira ngo barusheho kubyuka ariko kuri finale burya umuntu wize uramumenya umuntu wize aburya aba profe mu ishuri iyo bari kwigisha hari n'umunyeshuri uvuga ati profe runaka kweri arakwigisha ukumva birinjiye kuko nawe yize bikinjira ubwo rero babamenye yuko harimo ibirayi baje ngo kubirya ariko burya birangira batabibonye bagatubura nyine
barishije iyi Bibiliya. Ubwo rero mu bakozi b'Imana barimo guhamagarwa, niyo mpamvu dukomeje kubabwira nk'uko yababwiye abantu nibabe maso. Nibabe maso nuko iri zina nyine ni izina ryiza. Nta muntu wavuze izina rya Yesu ngo amuhe urushyi n'abahwihishi babekera shitani, nta warasekura, nta waragira gute uw'abandi. Nk'ubu ngewe nyine dukoresheje nk'ikirango cya iyobokamana, Joel yajya kuburana, ariko uriya mugabo aricecekera. Hari n'igihe abakubita atabatumyeho, hari n'igihe abahana atavuze, bakajya babyegeka kuri shitani. Yego ariturije. Hari n'abandi yibikiye ariko burya nubwo acecekanye ijambo. Kuko nsoza rimwe Imana yigeze imbwira ngo ujye umbwirira abantu ngo bajya bavuga ngo Imana ya kera niyo yagiraga amahane, ngo ariko iy'ubu iritonda. Uzi ukuntu yanshubije? Ni ibintu maranye imyaka nk'umunani. Kandi ko kera umva ukuntu yanshubije, umva ukuntu yanshubije Jo. Yarambwiye ngo ujye ubabwira ngo iya kera n'iy'ubu ni bimwe, ahubwo ngo yahinduye uburyo bwo kubahana. Yarambwira ngo ujye ubabwira ngo nubwo mubona mugende, ngo ariko mugenda murunze, barunze ahantu. Ariko ibaze ukuntu abantu baba buri wese afite iyo ataha, ariko Imana ikaba imeze nk'iyabarunze hamwe. Yarambwira ngo ntubona, oya cece ko yambwiye amagambo akomeye. Yarambwiye ngo amasiteri urayazi? Sanga ndayazi, iwacu ahantu najyaga nyine ngiye kuvoma barayapangaga amasiteri y'ibiti, ukuntu ibiti bazakoramo inkwi n'ibindi kumwe ni amasiteri. Yarambwira ngo kuri ubona amasiteri apanze niko n'abantu bangomerana bapanze. Uzi ukuntu ijambo yambwiye? Yarambwiye ngo ikintu gisigaye, hari ukuntu iyo ushaka nko gutwika ibintu ugenda umenaho ka esase cyangwa ka peteroli kugira ngo bifatwe vuba, warangiza ukazana akabiriti gutyo ukagira gutyo. Nihagira abirara, nubwo Imana itagenda hano umwe ngo imunige, ariko guhana ntago yabicitseho, ahubwo yarunze abanyabyaha ahantu. Ubwo rero ntibidegembye, bagenda barunze, barasambana ariko bari mu kirundo, ni amabandi bariko barunze ahantu. Ahubwo bitonda umunsi wo kugira ngo isukeho ka esase n'akabiriti ntuzagere bakiri muri icyo kirundo. Yego harimo ubutumwa bukomeye. Bakunze iyobokamana TV, mwabyumvishe ko iki kiganiro kirakomeye kandi kirimo ubutumwa bwawe bukomeye cyane. Hari igihe buryo umuntu avuga nk'ijambo cyangwa akatanga ubutumwa ari nawe muntu Imana yashakaga kubwira, akavuga ati uyu muntu ashaka ko yumva ibi bintu. Hano rero harimo amasomo akomeye pastor. Turimo tugera tunagana ku musozo, kuko umuntu ari kumwe namwe yabaganiriza ibintu byinshi bitandukanye, yavuga ibintu yababaza ibibazo byinshi, ariko nabwiye tubigize birebire cyane, usanga abantu batabuze nuko tubikurikira. Byarutwa nuko tubikora gutya tukakora n'ibindi kugira ngo bajye bagenda barushaho gusobanukirwa. Reka rero tubashimire cyane tuvuga ngo Imana ibahereze umugisha kuba mwemeye kutuganiriza. Ariko pasiteri turi buze gusoza dusengera, ariko mbere yuko ari buze gusenga murabanza mutange nimero ya telefone. Impamvu mwumvishe mise nsoza iki kiganiro nuko twagitangiye, numvishemo introduction, numvamo na development, ndetse mama Charlene na pasiteri uko basoje wari umwanzuro mwiza cyane badukoreye, batubwira ngo nubwo mubikora Imana ikabihorera, ariko nimumenye yuko murunze aturamenye Imana itazagusanga ukiri muri icyo kirundo, ukwiye kuzisubiraho kugira ngo itazagutwikana n'abandi nyine nguko mama Charlene yari arimo abitubwira. Reka rero dusoze. Mama Charlene atanga nimero ya telefone, ubundi Pst Jado adukorere umwanzuro w'iki kiganiro, anadusengere tugane ku musozo. Nimero zanjye ni 078 354 2 668. Yego. Nanjye nomero yanjye ni 0788 25 58 74. Kandi abantu batari mu gihugu cyacu ahangaha mu Rwanda bongeraho guteranya 25 twese. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Rero turagushimiye natwe ku murimo mukora kuyobokamana. Hari ikintu nkunze ngiye kukwibutsa yuko iyobokamana atari izina, ahubwo ari ibikorwa. Ibikorwa nibyo bitanga izina. Izina ntabwo ari ryo ritanga ibikorwa, ahubwo ibikorwa ari byo bibaha izina.
rero turabashimiye kubw'umurimo w'Imana udasanzwe namwe muba muri gukora wo guhesha Imana icyubahiro. Yesu abaha umugisha rero aho twari turi kuvuga nyine ibyo tuvuga byose icyubahiro cy'Uwiteka kigarukire, ntihaba ari twebwe ahubwo izina ryayo rihabwa icyubahiro. Nyagora ku ngoma Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, witwa Ndiho, witwa Rubasha, watugiriye neza utugira ubwoko, izina ryawe niryamamare. Si kubw'imirimo no gukiranuka ngo ari byo twirata, ahubwo ni kubw'umwuka wawe wera. Tugushimiye iki kiganiro, turakwinginze ngo buri wese wabashije kugikurikira gihindure bimwe mu mibereho y'ubuzima bwe bwa buri munsi, kimukundishe gushaka mu maso yawe kuruta ikindi cyose kibaho. Ganza, tegeka, rema, wubake. Kandi mwene data uri kunyuzwa ahantu hakomeyeho kugira ngo umutegure kubera icyo umuhamagariye kuzakora, umushoboze kwiga neza uko bikwiriye kandi umuhindurira amateka. Kandi ufite n'ibyakomoka ku mwanzi, izo mbaraga zose za Satani turazitesha agaciro. Reka wigaragaze, wiyerekane, wiheshe icyubahiro kuko uri umwami ugira neza. Urakoze kuri Imana ya hose na kure, urakoze kuri Imana ihindura ibyanze guhinduka. Ngaho ganza, ngaho tegeka, ngaho rema, ngaho ubaka, mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Amen. Muhabwe umugisha. Shalom shalom. Amen.